iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti banywanyi bacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nk'uko mubizi radiyo ijwi ry'Amerika iravugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero turi no kuri radio yacu voa.com, kuri YouTube, Facebook VOA radio yacu, naho iki kiganiro cyanyu muragikurikira uko kirimo gihita kuri radio. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ni koko murisanga. Mbararikira iki kiganiro kuri Facebook y'ijwi ry'Amerika VOA radio yacu. Nababajije nti wari wabona igare rikoze mu migano? Nti si igikinisho tuvuga, ni ukuri rwose ni igare nyaryo rikomeye, riramba, wirukaho kimwe neza nk'andi magare yose usanzwe uzi akozwe mu byuma. Niba ugira ngo turakubeshya, iyizire wiganire n'umutumirwa ubizobereyemo. Maze rero nshuti zacu, umutumirwa wacu ni Munyanziza Gerard. Yavukiye mu Rwanda, arererwa mu Bubiligi, yashinze kandi ayobora ishyirahamwe ryitwa No Borders ASBL, mbese ASBL mu Gifaransa, ni ukuvuga nta mipaka. Akora amagare mu migano rero. Akuriye kandi umushinga witwa My Boo Bike uyagurisha. Munyanziza, urahura akomeye? Murakomeye cyane Kamirindi Thomas, mukomere cyane. Komera, ngushimiye rwose byimazeyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika. Ariko rero ikintu nagira ngo nkubwire cyihutirwa, bafite amatsiko pe, ndakurahiye rwose bafite amatsiko. Reka ngusomere nk'aka kantu niyo Mizero Egide yanditse kuri Facebook. Ntabwo ari we wenyine. Ati mbega we, ariko se mwanditsi w'iyi nkuru waretse kutujijisha, igare ry'imigano ribaho? Igare ry'imigano ribaho, erega nta nubwo ari igare rivumbuye vuba, ni igare navuga rimaze imyaka itari mikeya. Byatangiye mu 1894. Yego. Ubundi nuko bitari byamenyekana ku isi yose, ariko mu migabane hafi yose y'isi ndakeka ushobora kurihabona byibura umuntu umwe cyangwa babiri barifite. Ariko twebwe uwo mushinga tuwumazemo imyaka hano mu Bubiligi igera nko kuri 3-4. Ubwo rero nk'uko wabivuze mu ntangiriro, rwose ni igare riteye nk'ayandi. Igitandukanyirizo ryo nuko rikoze mu migano, ayandi akaba akoze mu byuma. Kandi ikindi nanone bitandukanye n'andi nuko ari igare ridakorwa bakoresheje ibyuma. Ndavuga ntabwo rishyira mu ruganda ngo ushyire mu migano hasohoka igare. Ni abantu barikora n'intoki, niko navuga. Nuko ni mu Gifaransa bita un produit artisanal, nuko rikorwa rwose mu buryo bwa gakondo n'uburyo bwa mu Kinyarwanda. Hanyuma umusaza Ngeze Ndore nawe yanditse kuri Facebook VOA radio yacu, ati mbariza umutumirwa, uti iryo gare rigira amapine nk'ayandi magare, none se barifungisha amaburo cyangwa n'imisumari? Mu by'ukuri iryo gare icyo ritandukanaho n'ayandi nk'uko navuze mu ntangiriro, ni icyo bita ni nka shasi, ndetse ni cadre
mu gifaransa no mu kinyarwanda ndumva bavuga ikadire y'icyongereza nako y'igare mbabarira yego ibindi birikikije niko navuga amapine ni nk'amapine y'amaganda asanzwe hanyuma ibindi byuma tuvuge bihindura amavitesi cyangwa biriya bakandagiraho cyangwa amahembe y'imbere byo bita furushe kubera ko ni ku igare ni igice kiri sensible kuko navuga mu kinyarwanda nuko ni ahantu hakunze gufata shoke horoshye bikozwe aho ngaho hakozwe mu byuma kandi hakozwe mu byuma ntabwo hakozwe mu migano ariko iyo ngarutse ku mapine no ku amaburo amaringi ubundi abakurikiranye iby'amagare bazi ko amagare ya kera ariko n'ubu arahari uretse ko adakoreshwa cyane burya amaringi batangiye bayakora mu biti ubwo rero n'uyu munsi hari abantu bagikunda ayo maringi akoze mu biti donc natwe dufite umushinga wo gukora wo kugarura ayo maringi akoze mu biti none ugashyiraho amapine asanzwe kandi ni amaringi aba akomeye donc nk'uko kera bayakoreshaga akururwa n'amashovari cyangwa iki amafarasi donc ntabwo bateramo imisumari nsubije umuntu wabaje icyo kibazo ntabwo ari imisumari bakoresha ibanga ahantu riri ni aho imigano ihurira kuko abantu babimenya cyane ntabwo ari uko ntabwo wafata umugano ngo uteranye n'undi ngo ugende aho imigano ihurira harimo ibyuma kanoni harimo ibyuma ntabwo ari umugano bateranyije n'undi gutya gusa ndetse ahantu hose hari horoshye aho intebe bayishingira aho ifurushe bayishingira aho bashyira biriya banyonga babifatira aho ngaho hagiye harimo ibyuma byo kugira ngo iyo migano ifatane nuko hari n'undi witwa Etienne niyo nkuru atubeshye bwanyu ndaburambiwe byabateye amatsiko cyane none iki kiganiro si cyawe nanjye twenyine ahubwo ni icy'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika niyo mpamvu nagira ngo nguhe babiri bategereje ku mirongo ya telefone uwa mbere ni Muvunyi Siriro undi ni Daniel ubwo araza kutubwira n'indi zina rye noneho rero reka tubanze duhamagare Muvunyi abaze ikibazo cye cyangwa se atanga igitekerezo cyanyuma Daniel nawe ube wihanganye ugume ku murongo ndahita nkuzaho Muvunyi ndakumva Kamirindi we urahura komeye uraho neza nsoje n'uwo mutumirwa rero wacu komera cyane mubwira aho uri se Muvunyi we ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda rwose kwirarira ni bibi abantu batanze ibitekerezo kuri Facebook ntabwo nabatera ibuye nta nubwo nabanenga kuko nitwa njyewe ni ubwa mbere numvisha ibyo bintu ntabwo nigeze nandika nese nanga nimero kugira ngo mbibabwire noneho n'umunwa wanjye ni ubwa mbere mbyumvise ubundi VOA mwajyaga mukunda kuduha nk'umutumirwa kuba mufite nk'umutumirwa nk'akantu k'agashya runaka mugiye kutubwira mukatwereka nko mugashyiraho nk'ifoto nyine y'icyo kintu mugiye kutubwira kuba twatiganiraho ariko nta foto nigeze mbona nagize amatsiko menshi cyane muzamubwira abahe n'ifoto y'iryo gare naryo muzaritwereka kuko dukeneye kurireba Muvunyi ririho twarishyizeho ongera usubire kuri Facebook urarisangaho y'ijwi ry'Amerika ndibuze gusubirayo ndebe natanze nimero ndi umuntu wa mbere nyine ni nayo mpamvu ntigize mbibona nyine igare ntaryo nigize mbona nuko Muvunyi anzura rero byanunguye cyane ubwo ndibuze kwihera ijisho nyine hanyuma rero turabashimira cyane kuri iryo kosorama mugenda mudukorera mudufasha no kugira ubundi bumenyi twunguka murakoze cyane ndagushimiye Muvunyi radiyo ijwi ry'Amerika noneho duhamagare na Daniel we Thomas we urahura komeye uraho n'amahoro mubyeyi ni amahoro rwose nawe nuko yewe nanjye ndagumye ndashima Uwiteka yego hanyuma twibutse izina ryawe hanyuma ubwire n'umutumirwa aho uherereye ni Nsabimana Daniel nk'ibisanzwe ndi umukunzi w'ijwi ry'Amerika mperereye i Nyamasheke Ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u Rwanda nuko nukugusha ku ngingo Grana Toma rwose abantu twumiwe mu mugani wa Siriro nanjye iri gare ndaribonye ndumirwa iri gare ndibaza ngo ugire ikibazo mbariza uwo muntu warikoze ariko kumva ese mu by'ukuri iri gare tumenyereye dusanzwe amagare tuzi turayazamuka tugapidara tugatera mu misozi mugahagurukira ikaba yajomba n'umuntu
ikindi ngira ngo mbaza iryo gare ko twumva risa naho ridasanzwe umuntu yarisa ese ayo magare aragurishwa umuntu yayasanga uwo mutumirwa dufashe atumenyeshe tumenye n'ibyo atubwira nimba ari ukuri ayo magare abantu bafite ibiro byinshi bwana Toma batari abantu mvuga ko bamwe bariye koko bamwe nk'uko dusanzwe tubizi abo bantu baryicaraho iryo gare ntirivunike njyewe ni uko tubazo nyiranga umbariza uwo mutumirwa rwose yakwiyumviye reka ahita agusubiza iryo gare ntabwo rivunika kubera yuko burya namwe imigano aho ngaho nuva mu Rwanda irahari uzareba imigano burya ni ikintu gikomeye cyane mbese wakigereranya n'icyuma ubundi bayita ijambo bakoresha ni acier vegetal donc urebye neza muri Aziya bayikoresha bubaka ibintu byinshi cyane ubwo rero tugarutse ku igare rikoze mu migano riba rirakomeye umuntu ufite ibiro n'ufite ibiro 100 yarigendaho ntirivunike ntabwo ryavunika ngewe ubwanjye tuvuge ntabwo mfite ibiro bike cyane ariko mfite ibiro hafi 80 ariko sinavuga ko ntabwo turakora amateste ngo dushyireho abantu banini cyane mugashyira amagare mugashyiraho ibiro 100 cyangwa ibitoki 5 bingahe ari ibyo kugendaho umuntu umwe cyangwa babiri nk'abana bagiye kwiga cyangwa umugore n'umugabo ndumva nta bantu babiri bagera ku biro 200 ndumva atari benshi aho ngaho na hano ni kimwe donc nta mpungenge zo ngo byavunika umugano urakomeye burya cyane ntabwo ari ikintu cyoroshye hanyuma Daniel Nsabimana yongera abaza ati ese koko riragurishwa umuntu yaribona hehe aho rigurishwa muri Afurika abantu dukorana nabo bari mu gihugu cyitwa Ghana ushatse kugura wambwiye nko gushyira contact nabo kuko baragurisha no muri Afurika naho muri Ghana bafite amagare donc bageneye isoko rya Afurika nayo bageneye isoko ry'i Burayi kubera yuko burya amagare ntabwo abangana n'ubwo mfata imvuga amataye ndavuga ubunini amamoteri ariko navuga burya ni nk'amamodoka ushobora kuba ufite twese dufite imodoka tuvuge Peugeot zimeze kimwe ariko amamoteri ataramwe niko urugero ubwo no ku magare bakora ibyuma burya bihindura amavitesi bituma ibyo navuga bihindura amavitesi ntabwo biba bikoze kimwe ntabwo biciro bingana ubwo ufashe igare bageneye isoko ry'i Burayi n'iryo bageneye isoko rya Afurika ibiciro ntabwo biba ari bimwe ariko chassis donc cadre ziba ari zimwe ariko aho bitandukanye no kubishyiramo amavitesi mbese radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Munyanziza Gerard wazobereye mu by'amagare akoze mu migano kuri telefone dufite Ndayishimiye Melchiade we yego ko numva usa n'uri mu ndege amakuru yanyu ni meza ntabwo ndi mu ndege ahubwo nyiri igihugu ndimo kubera amatara atayari muri uwo mwanya amajenereta ariko arahinda igihugu urimo rero ni iki wende muri Sudani y'Amajyepfo urakora yiki ariko igira hirya gatoya ndumudandaza mu isanzu igira hirya gato ariko y'izo mashini kubera ko urusaku rwazo ni rwinshi none n'ubu uri kuragumba cyane ruragabanutse ngaho gusha ku ngingo oya ingingo nagomba gusobanukirwa no gutahura ukuntu umugano mugomba kudutegurira ko ushobora kuva mu gare abantu bakarigenderaho kandi bikomeye yewe umutumire yabivuze ariko rero reka nongere musabe abisubiremo mu magambo magufi cyane kugira ngo nawe wumve hagati aho ngaho muri Sudani y'Epfo uri kumvira radiyo online mbese kuri internet cyangwa uri kuyumva gute ndi gukoresha online kuri internet ni ukuvuga ikiganiro uri kugikurikira neza cyane rwose umutumirwa kunyure muri make cyane uko igare rikoze mu migano rimeze nimba rikomeye koko murakoze cyane ikindi kibazo cyo mu mugano donc igare rikoze mu mugano ni igare rigenda nk'andi magare yose aho bitandukaniye n'uko cadre y'iryo gare ikoze mu mugano ni ukuvuga biriya byuma biba bitambitse aho kugira ngo bikoze mu cyuma cyangwa ibyo bita carbone bikoze mu mugano ariko mu kurikora ni ubuhanga butari hasi cyane niko navuga ko
bisaba yuko aho iyo migano ihurira haba harimo ibyuma biyihuza kugira ngo bitavunika. ubwo rero ikindi nakongeraho ni uko harimo amagare asanzwe navuga yo kugendaho abantu batembera, hari amagare yo gutwaraho ibintu, ndetse hari n'amagare rwose afite moteri agenda nk'amapikipiki uretse ko aho bisaba kunyonga, nayo afite moteri no kubyo bita velo asiste mu gifaransa. ubwo ayo magare turi gukorera ubucuruzi hano mu Bubiligi akaba akorerwa muri Ghana. Ikintu arenzaho ni uko mbese turashaka kuyamenyekanisha muri Afurika ahantu hose hashobora kuboneka imigano, kuko imigano iboneka ahantu henshi muri Afurika, kugira ngo abanyafurika rwose bazabe bayikoresha bagakora amagare bajya bagenda bakabafasha gukora uturimo n'utundi. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Turaganira na Munyanziza Gerard uzobereye mu by'amagare akozwe mu migano, arayakora akanayagurisha. Ni ishyirahamwe rye ryitwa No Borders ASBL. Kuri telefone dufite umusaza, nari ndasomye kantuze ko ariko yohereje na telefone, ndibwira ko ari we atari umuntu bahuje izina. Umusaza, amakuru ni meza, uraho neza? ndaho nta kibazo. Umusaza Ngeze Ndore, nibyo? Yego. Nuko uherereye hehe? Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Bwishyuye. Gusha ku ngingo, kuko ibyo wari wanditse kuri Facebook nari nabisomye, ubwo rero ndibwira yuko wasobanukiwe kubera ko umutumirwa yabishubije. Ahubwo hari akandi kabazo ushaka kongeraho? Ndashaka kumubaza, hari akabazo k'amatsiko gato yako mbere na mbere ndamushimira. None se arakoze uri kugira ngo noneho no muri Afurika no bizatwegere, kuko ndumva byadufasha ko natwe tuyakeneye, noneho n'abanyafurika bazagura ryari kugira ngo natwe bitugereho. Ese iryo gare bahekaho n'umuzigo cyangwa nijya kugendaho rumwe gusa nangwa muri na babiri nanga abantu muri na babiri? Ye, urakoze Ngeze Ndore. Batubwira uburyo bayatwegereza, uburyo bazabikora, bazagura igikorwa cyaho. Ye, nuko yakumvise. Urakoze. Yego. Nuko Munyanziza musubize rero. Amagare yo gutwara imizigo nayo arakorwa, ariko icyo navuga ni uko ntabwo kugeza ubu ngubu twari twakora ya magare agendaho ibiro byinshi cyane. Navuga kumwe aho ngaho usanga bashyizeho ibitoki 10 cyangwa 12 wenda ibitoki nka 5 cyangwa amajerekani nka 6, ariko gutwara imizigo nk'umufuka w'amakara cyangwa umufuka tuvuge bihagaze hagati y'ibiro tuvuge nka 30 kugeza kuri 50, ubwo kongeraho umupasaje. Ubushakashatsi buracyakomeje ku buryo tuvuge nitugerageza gukora amagare afite moteri deja arakorwa, ariko ayo dukora ubu ngubu nayo kugendaho mu rwego rwo gutembera, nakorwa mu rwego rwo gutwaraho imizigo, ubwo ibiro biziyongera birumvikana. Icyo nakongera ni uko rwose umugano bagomba kwizera, ni ikintu gikomeye cyane. Nabitanzeho urugero uburyo muri Aziya bayikoresha bubaka ibyo bita eshafudage, bayubakamo n'amazu, bayubakamo ibintu byinshi cyane. Muri Afurika hari imigano myinshi, ifoke abanyafurika nabo bagerageza kujya bakoresha ibintu bibegereye kandi bakabibyaza umusaruro. Ubwo ni muri urwo rwego mu myaka iri imbere dufite umushinga wo kuzafasha bamwe mu banyafurika bazaba babyitabiriye, mbese bakaba bakora ayo magare nabo bakayakoresha mu tuzi twabo. Ariko mwebwe imigano mukoresha muyigura muri Ghana, bivuze nyine ko mwatangiye no gukorana n'abanyafurika? Twatangiye gukorana n'abanyafurika, ubu imigano donc niyo muri Ghana, ariko njyewe igare ryanjye rya mbere ntunze n'ubu ngubu nkigendaho narivanye i Bugande. Donc nuvuga yuko naho hafi y'u Rwanda barabikora, no muri Zambia numva hari abantu babikoze, mbese mu bihugu bimwe bya Afurika bitangiye kumenyekana, ariko bamaze kumenyekana cyane kubera marketing nabo muri Ghana, ubwo n'ahandi bazagenda bamenyekana bukewe. Hanyuma muri Uganda, ahubwo nyine nibagiye kukubaza ukuntu iki gitekerezo cyo gutangira gukora amagare mu migano cyaje gute? Ni icyerekezo cyaje kubera yuko ngewe usanzwe nkora siporo y'amagare,
mu rwego ariko rutari ibyo kurushanwa ry'abaprofesiyoneri kubera ko imyaka yanjye ntabwo ibinyemereye. ubu igare ni ikintu gikomeye cyane muri siporo, ntabwo ari ibyo gukinisha. ubwo natangiye nkora siporo y'amagare, mbese hashize nk'imyaka hano mu Bubiligi igera nko kuri 15 hafi. noneho burya iyo ukunda igare ntabwo burya utunga igare rimwe, kubera yuko ku bantu bazi iby'amagare wenda barahita babyumva. hari igare ugendaho ibyo bita igare rya kuruse zifite amahembe ameze nk'amahembe y'isekurume cyangwa y'intama. noneho bakagira ibyo bita mountain bike, no kugira ibyo ugenda mu byondo, mu misozi, mu dushyamba. donc icyo cyavuga ni uko iyo ukunda amagare ntabwo ufite rimwe, abiri, atatu akenshi cyangwa ane, bitewe n'icyo yakoresha. none ubwo njyewe nageze ahantu ndi gushaka igare bitandukanye naho nari mfite, kubera ko nashaka igare bitandukanye n'ayandi. ubwo nza kubona iryo gare ry'imigano ku mafoto, ndisanga muri Afurika, donc narivumbuye muri Uganda, nibyo navugaga. ubwo ikintu nahisemo ni ukujya gushaka abo bantu barikora, hanyuma turabonana, bita ndizamukana. ubwo projet itangira gutyo. wayitangiye ryari? nayitangiye muri 2018. iracyari ntoya. 2018 nibwo nayitangiye, bumaze imyaka hafi n'indi ndikoresha. mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. ikiganiro murisanga, turaganira na Munyanziza Gerard, nk'uko ramaze kubibabwira, ni umuhanga mu by'amagare akoze mu migano. kuri telefone dufite Tuyishime Pacifique na Kwizera Daniel. tubanze duhamagare Tuyishime Pacifique. Pacifique we, karame urahura akomeye? muraho. yego, wabwira umutumirwa aho uherereye? ubu ndi Nyamasheke, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. nagira ngo mubaze, iryo gare bariho barategura, igiciro cyaryo rizatugeraho rihendutse cyangwa kurusha igare risanzwe, cyangwa rizaba rihenze cyane? murakoze. reka ahita kwibwirira rwose mu magambo make ya Gerard we, igare nk'iryo ngiryo rihendutse kugeza ubu ngubu rigura angahe? kubera ko ibiciro dufite ari ibyagenewe amagare yo ku isoko ry'i Burayi, navuze ko ibyuma bikoreshwa kuri ayo magare bitandukanye bitewe n'amasoko uko biteye. ubwo ibiciro by'i Burayi bisa nk'ibihanitse, ariko ibiciro byo muri Afurika dushobora gushyiraho ibyuma bidakanganye, niko navuga. noneho ku buryo igare mu Rwanda butinzi ko rigura, ntabwo nkubeshya igiciro cy'amagare yo mu Rwanda uko bimeze. ayo dufite ubu ngubu, ufashe ikadere yonyine utarayambika ibirenge, amapine n'ibindi bijyanye nabyo, ntabwo riri munsi y'amadolari, ndumva ari nka 500. amadolari 500 ni nk'ibihumbi 500. inanga igare riba rigura nk'ibihumbi 120, urumva riracyahenze cyane, kubera ko tugereranyije amadolari 500 ni nk'ibihumbi 500 y'abanyarwanda tugereranyije. urumva rirahenze, bazagerageze bagabanye igiciro. arakwiyumvira. ubwo ngubwo ndibwira ko agiye kubishyira mu mishinga, kubera ko no mu rwamubyaye avuga ko ashaka kuzajya gukorayo. ndabimuvugiye kubera ko yavuze ko muri Afurika, n'u Rwanda ruri muri Afurika, Burundi ni muri Afurika. gahunda ni ukuzagerageza kubona amagare adafite ibiciro bihanitse, kubera yuko turabizi ko ubukungu bwo muri Afurika ntabwo bwifashe neza. icyo nakongera ni uko mbese turi gukora ubushakashatsi ku buryo twazashyiraho ibyuma bikomeye, ndavuga ibyuma byuzuza kadre, ariko bidahenze, kubera yuko burya amagare ahendwa akenshi n'ibyuma baba bashyizeho. dushobora twese kuba dufite, urugero natanga, dufite amakadre ameze kimwe, akoze mu bintu bimwe tuvuge, ariko ibiciro by'amagare abiri ugasanga bitandukanyijwe no kubera amapine, burya amagurudumu ndumva ariko bayita. burya nicyo kintu cya mbere gituma igare rigira ibyo bita stability, mbese
rigenza neza cyangwa rigera ku komforo nuko sinzi ko nabivuga rigenda neza mu magambo make rigenda neza burya rero igare ridafite igurudumu nziza ushobora kuba rifite kadire nziza igurudumu ari itari imeze neza ntabwo bikunda cyangwa wumva nta komforo irimo ubwo rero bitewe n'igurudumu washyizeho amapine washyizeho n'ibyo bita pedaye donc hari ugenda unyonga bitandukanye bishobora gutuma ibiciro nyine nabyo bitandukana ariko ishasi donc cadre ikazaba ari imwe ubwo nibyo turi kwiga twizeye ko mu myaka iri imbere wenda tuzabona igare ryahura n'isoko ry'ibiciro mbese bidakanganye niko navuga. Ijwi ry'Amerika duhamagare Kwizera Daniel we urahura akomeye muraho neza bwira umutumirwa aho uherereye Kwizera. Mperereye i Gahini mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yego nuko gusha ku ngingo nagira ngo mbaze ese bari bayageza ku isoko ku buryo natwe mu Rwanda yakigeraho. Yewe icyo yari yakivuze ariko bugumye ku murongo yongera kikubwire mu ijambo rimwe kikwibutse mu ijambo rimwe. Iyo gahunda yo yabageza mu Rwanda nayo irahari kuko namwe mu myaka iri imbere rwose mushobora no kuyakora kuko ntabwo ari tekinoloji ihambaye cyane. Imigano aho ngaho irahari ariko icyo nakongera ni uko imigano yose ntabwo nanone ikoreshwa kuko burya nayo irimo itandukanirizo ku buryo dukurikije ibyo maze gushakamo ntabwo arusheje mu migano hari imigano irenga 1,500 itandukanye ku isi yose. Ubwo rero umugano wasanga aho mu Rwanda wasanga mu Bushinwa wasanga muri Brazil ntabwo yose bari kimwe kubera ko ntabwo ibona izuba rimwe ntabwo ibona imvura zimwe ntabwo mbese ibyo ni ibintu byumvikana ni kimwe n'ikawa ntabwo amakawa yose aba kimwe donc ariko imigano mu Rwanda uko numva nyizi naho ngaho mushaka kuzayakora rwose kuko niba i Bugande bayakora naho ngaho mwayakora. Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda none duhamagare Twagirayezu Marcel. Twagirayezu we karame Thomas uraho nanone uraho neza jewe nzahuriho ahubwo bwira umutumirwa aho uherereye. Umutumirwa ndi ku ivuko ryiwe ndi mu Rwanda i Kigali Kibagabaga. Mu busanzwe uko bugenda bucya bimaze kugaragara yuko umugano ari igikoresho kivamo ibintu byose bikenerwa mu buzima bwacu bw'abantu bwa buri munsi. Tanga ingero cyane n'iri gare. Yego mbere y'igare tanga ingero z'ibyo imigano ikorwamo cyangwa ikoreshwamo. Murakoze. umugano uvamo intebe nziza cyane, umugano uvamo ameza, umugano uvamo igikombe, umugano uvamo amasahane, umugano uvamo n'indi mitako inyuranye, utuntu tw'utu etajeri, utuntu tw'utubati. Ni ukuvuga ngo umugano ngewe maze kubona ibikoresho birenga 10 bikozwe mu mugano bitewe n'ingano yawo. Ariko icyo nshaka kumubaza, urabona nk'ubu ngubu ari mu Bubiligi, muri Afurika yatubwiye ko bakorana bari muri Ghana no muri Uganda niho yakwiye igitekerezo. Mu Rwanda rwa rwego rwo kwigira no gukunda iby'iwacu tudategereje ibiva mu mahanga, ni ngombwa ko bashyiramo imbaraga kugira ngo nibura buri gihugu bagire mu ishami, nubwo amagare yaba ahenze ariko aboneke. Ikibazo cyanjye rero gishingiye aha, mufite gahunda ki ku buryo mushobora gusapayinga ibyo bikoresho mu magare hirya no hino? Noneho nk'uku nguku mu Rwanda turi kurwanya ibiza dutera imigano ya kijyambere yavuye mu Butaliyani, imigano myiza cyane iterwa ku nkengero z'imigezi n'ahantu mu bishanga. Iyo migano ejo hazaza uretse abayigura bayibyaza umusaruro kuri ibyo bikoresho, ariko ubwo dukeneye no kubona amagare akorewe hano mu Rwanda yo mw'uwo mugano. Mufite gahunda yo kuza gukorera mu bihugu byanyu? Kuko ikibazo mbese Marcel mukahitamo bujyana ahandi ugasanga turasigaye. Twagirayezu kubera ko Twagirayezu mu by'ukuri icyo kibazo yari yagishubije, ahubwo ndumva nimba numva neza nk'ukurikira neza, ahubwo ni nko kumubaza ngo muwuhe mwaka ryari, ndumva aricyo ushaka kumubaza hano. Yego, noneho akandi kabazo ni wowe ndagatuma, ni ukugutuma jewe Kamirindi. Ni ukuvuga ngo buri gihugu ijwi ry'Amerika rirahakorera, nk'uko
hari abanyamakuru basura abantu bafite impano zitandukanye. Dusabye abanyamakuru b'ijwi ry'Amerika bakorera mu Bubiligi ko bagenda bakagirana ikiganiro nabo, inkuru ndende izamara nk'iminota 10 bafata video agapedala igare akarijyaho akaricurukura mukazaduha video mu nkuru irambuye, Tim Harris ishimwe akayinonosora neza akayishyira ku rubuga tukayibona. Icyo cyo ndakigutumye dukore muzagikore. Ndabibwira abankuriye kubera ko jewe murantuma ngatumika ntabwo mfata ibyemezo, ariko ndagutumikira rwose ndabikwemereye. Hanyuma igisubizo bazampa mwasuye k'akarundi kanonora imitsi mwaragasuye, hari abandi mwagiye musura, hari ukuri mukora inkuru ndende ku kintu. Iyi nkuru y'iri gare muyiteho, ubwo dutumikire tuzabona mu minsi iri imbere bikozwe. Yego ndagutumikira uyu munsi, hanyuma igisubizo bazampa nzakikugezaho, n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika nzakibagezaho. Nshobora kunyura kuri radio, nshobora kunyura kuri Facebook, nzakubwira igisubizo rwose bazampa. Ariko rero Munyanziza nawe ndumva bitakubangamiye. No, ntabwo bimbangamiye gicu, ahubwo icyo nabwira uwo mugenzi wacu nuko kuri iyo Facebook yanyu donc nshobora kuza kohereza amavideo amwe namwe yakorewe hano, hanyuma akayabona aho bigendaho cyangwa ibiganiro najyanye n'abandi banyamakuru. Nshobora gusangira ibyo bintu nakoze kuri iyo Facebook y'ijwi ry'Amerika, hanyuma n'abakayibona numva nta kibazo. Hanyuma igihe cy'uko bazayakora ni ikibazo kitari cy'igihe kirekire, kubera yuko navuze ko tekinoloji yo gukora ayo magare idahambaye cyane, ariko rero nanone ntabwo burya igare ni ikintu navuga none danger, sinzi ko nabivuga, mbese gishobora gukomeretsa umuntu. Gishobora gukomeretsa umuntu, nanone ntabwo ari igikinisho kuko bisaba kameme nanone ubundi bumenyi vraiment, ni nk'uko wakanika imodoka cyangwa wakanika moto. Kuyakora nabyo muhaye urugero, nasuye inganda ziyakora zitari nkeya. Gukora igare rimwe byibura bifata nk'ibyumweru 3 cyangwa 4. Ubwo rero kuyateranya nabyo bisaba harimo imibare, hari ukumezira, kubara inguni, kubara geometry, ku buryo wibeshye gatoya rishobora gusambuka. Donc ariko ubumenyi ntabwo ari indege n'ukuri bakora, ariko ni ibintu navuga yuko bagomba nabo kuzabyiga bakiha igihe cyo kubyiga. Imigano irahari, n'ibyo byuma birahari, asigaye ni ukubiha igihe bakabyiga, numva nta kibazo kirimo. Yari yabajije mbese ati nk'umwaka wagezeho umushinga we ku giti cyawe Munyanziza Gerard mu Rwanda wabivugaho iki? Navuga nko mu myaka buryo utangiye umushinga kenshi imyaka mike ni nk'itatu. Uko natwe hano navuze ko tumaze imyaka 4 tuwutangiye, ubu navuga yuko aribwo imizi itangiye gufata, kandi imyaka ine ishize nubwo hajemo covid, ariko imyaka mike navuga ni nk'itatu. Ikindi nasaba umuntu ni ugushaka abantu n'ubundi basanzwe ari nk'abakanishi. Burya abakanishi iyo umusobanurira ikintu ahita cyumva. Abakanishi kandi abo ngabo barahari bakimeza, bataranabyize mu ishuri kandi bazi gukora neza ibintu bya mekanike. Ubwo akabiyegereza bagatangira gusoma ibintu by'amagare, bagasoma uburyo ibice bitandukanye by'amagare, ukuntu za geometry zitandukanye. Burya igare ntabwo ari kimwe n'irindi. Nk'urugero natanga, ushobora kubona igare burya tuvuge birukankaho velo de course, hari indi modeli isigaye igezweho yitwa gravel, donc bijya kumera kimwe, ariko ubu yarebye wagira ngo ni amagare amwe, ariko biratandukanye cyane, ntabwo ari amwe. Ariko nk'uko umuntu utazi igare aho atiriya ni igare, ni igare kimwe n'ayandi, ndigiyeho ntanyagirwa, ariko ntabwo ari kimwe. Ntabwo ari kimwe. Donc inama navuga nuko niba bumva vraiment ashaka kwegera umushinga, ni ugutangira gusoma ibintu bijyanye n'amagare, akareba amagare atandukanye, ibice byayo, uburyo izo za geometry zitandukanye n'ibindi. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite John Ndikumana na Damuru be wihanganye, tubanze tuvugane na Ndikumana we. Urahura komeye? Ndakomeye bwana Thomas Kamirindi. Bwira umutumirwa aho herereye. Jewe nitwa Uwimana Jean Musendi hano muri Kirehe. Kirehe nabwo ni mu burasirazuba bw'u Rwanda.
ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. gusha ku ngingo. Numvise iryo gare ari igare ritangaje cyane, ariko numvise iryo gare ari igare ritangaje cyane, nibwo bwa mbere nari ndiyumvise ryo mu migano. Yego. Ariko ndumva iryo gare ryatubera ryiza cyane kubera ko rishobora kuba rinahendutse niba nibeshye ugereranyije n'andi magare. Umva kugeza ubu ngubu ku byerekeranye n'ibiciro nabyo twabivuzeho, kugeza ubu ngubu na amagare yakorewe uburayi, ayo mu burayi yarahenze. Yavuze yuko nka kadire imwe ishobora kugera ku madolari 500, ni ukuvuga nk'ibihumbi 500. Ubwo rero ariko ibyo mu Rwanda, muri Afurika nabyo yavuze yuko abyitayeho, imishinga ashobora kuhageza, ibyo byose by'ibiciro azabyitaho. Urakoze cyane. Yego nawe murakoze. Hanyuma duhamagare Damuru. Damuru we. Iriwe neza. Urahura komeye. Ndi mu Ngororero mu murenge wa Hindura, akagari ka Runyinya, mu ntara y'Iburengerazuba. Njyewe ikibazo nabaza umutumirwa, wenda byinshi bagenzi banjye babigarutse, ariko icyo namubaza, iryo gare rimara nk'igihe kingana iki ugereranyije? Uburambe bwaryo rimara nk'igihe kingana iki wenda ugereranyije n'andi magare asanzwe akoze mu byuma? Yereka gusubize. Iryo gare garanti dutanga ni imyaka 5. Ni imyaka 5 ya garanti, ariko navuga ko nyuma y'imyaka 5 igare baripfuye cyangwa cya giti kiba kirangije ubuzima bwacyo. Garanti n'uvuga ni igihe bashobora kudepana ikibazo n'iki byose, ariko igihe cyabyo byamara ntabwo ngo byamara imyaka 10 cyangwa biterwa n'uburyo urikoresha, ariko burya igare ritagize impanuka cyangwa iki rishobora no kumara imyaka irenga 10 cyangwa 20 bitewe n'uburyo rigenda n'ukuntu urikorera entretien, uryitayeho ukarihanagura, ukarisiga amavuta, ibyuma ukajya ubifata neza, ukabihindura ibishaje ukabihindura. Burya iryo gare ry'imigano ni kimwe n'amagare yose, ni shasi niyo mugano, ibindi ni ibyuma ugomba guhindura bibaye ngombwa. Ni kimwe n'indi gare risanzwe, rero ifo gukora entretien, guhindura amashene, guhindura amakase. Ikibazo nakubaza kagufi ariko wenda bazagera nko mu Rwanda ryari? Ibyo nabyo yabivuze ati umushinga umara nk'imyaka 2-3 ine gutyo, ati biterwa n'ukuntu ibintu bigenda. Nawe yavuze ati nko mu Bubiligi ati tumaze hafi imyaka 4 dutaguza, atari ku mushinga utangiye gushinga imizi. Mu magambo makeya nabyo yabivuze. Urakoze. Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ni ikiganiro muri Isanga. Turaganira na Munyanziza Gerard, akuriye ishyirahamwe ryitwa No Borders ASBL, mu Gifaransa ASBL. Hanyuma No Borders bishobora nko kuvuga nta mipaka. Ni umuhanga rero mu by'amagare akoze mu migano. Munyanziza, wakomeje kuvuga ku kintu ko bashobora kwikorera amagare ubwabo. Ahubwo icyo ngicyo nagira ngo tukigarukeho, n'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika bongera kubaza ibibazo aho tugeze, baba ari byo bibandaho. Abantu bashobora kwikorera ibyabo bakurikije ibyo bafite iwabo. Hanyuma kandi ka kabiri ni ibyerekeranye n'ibidukikije. Mu magambo makeya, mu Rwanda imigano irahari nk'uko wabivuze, ariko imigano yose ntabwo ari kimwe. Ariko ndakeka imigano, Marcel Twagirayezu yatubwiye ko hari imigano bazanye bakuye mu Butaliyani bahinga nko ku nkombe z'imigezi n'ibindi. Ndibwira yuko imigano yari yose wayikura muri Brazil ushobora kuyijyana mu Rwanda ikahamenyera. Wabwira icyo abanyarwanda kugira ngo barebe imigano yabo, nk'uko Marcel atubwiye ko bayikoresha n'ibindi byinshi cyane, noneho rero barebe n'imigano yabo ishobora gukora amagare? Icyo nababwira cya mbere ni ukureba iyo migano iyo ikuze igera mu burebure bungana bute, hanyuma ikagira epeseri, sinzi uko navuga mu ubunini, umubyimba, ubunini bwabo bukaba bungana gute, mu mubyimba, umubyimba wabo ukangana gute, hagati wano umugano ku n'ubuteye buri harimo distance, harimo distance hagati ya renu n'intuze ni ingingo, ingeri, mu ngingo hagiye hareshya gute. Kwe ibyo byose bifite akamaro mu kugira ngo umenye niba uwo mugano waba ukomeye cyangwa udakomeye. Ikindi navuga ni uko umugano burya ushobora kuwubona usa nk'ubyimbye ukomeye ariko utarakura.
donc kugira ngo umugano umaze gukura ube wawuvanamo ikintu ifu gutegereza byibuze imyaka 5. igiti kimwe cy'umugano imyaka 5. igiti kimwe cy'umugano kigomba gukura imyaka 5 kugira ngo kibe gikomeye neza. Cyo gikomeye neza ube wakivanamo ikintu gikomere kuko umusaruro umaze nk'imyaka 2 nubwo ubona warashisha ari muremure ariko ubukiri muto utarakomera izo ngingo zitarakambuka ngo zikomere. Ndumva ibyo byanga ari by'ibanze. Hanyuma ikindi nakongera ni uko ntabwo ufata umugano uvanye mu ishyamba ngo uhite ukoramo igare. Hari izindi etape intermediaire uwo mugano ugomba gukorerwa kuwutegura mbese ifo kuwutegura ntabwo uhita ukoramo igare ako kanya birimo nko kuwumisha hari n'ibindi bintu bawushyiramo kugira ngo burya uvemo isukari ko umugano burimo isukari kugira ngo isukari ivemo hanyuma n'udukoko twa dukoko turya imyaka n'ibihingwa n'ibimera yewe tutazawataka kuko urimo isukari batakora izo posede utwo two dushobora kuza kurya. Hanyuma ubwo wamara gutunganywa mbese nibwo batangira kuba bawukoramo igare ariko ibyo bisaba ko banza kuwutegura nabyo ni ibindi bindi ko kuwutegura gahoro. ariko rero nyine mu magambo makeya bene iyo migano umuntu ashobora kuyihinga akayitaho akazayisarura. Mu magambo make birashoboka rwose. Ntabwo ari imigano gusa yo mu ishyamba mbese niba ariko navuga ya kimeza nuko ni igihingwa nk'ikindi. Iyo ugiye mu rwego rw'ubucuruzi business urabitegura ukagira umurima wo guhingamo imigano n'ibindi. Nibyo rwose uko gusa kuwutegura hari n'abayihinga kugira ngo bayivanemo izo ntebe bavanemo iyo mitako mugenzi wacu wahoze avuga. Ariko nawe ngaho mu Butaliyani yavuze hari abo nzi nge banayihinga kugira ngo bayirye kuko imigano inaribwa nubwo ubibwira abantu babyemera ariko imigano nabyo ni nk'ibijumba bayirya nk'ibijumba ikiri mitoya ariko usibye ko nabwo ari ubwoko bwihariye ntabwo imigano yose iribwa. ntabwo ari yose. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Claude na Adelan. Claude we nirikame urahura ukomeye? ndakomeye mwebwe? natwe turaho. wabwira umutumirwa irindi zina ryawe naho uherereye? abo mugisa Claude ndi mu Rwanda. mu Rwanda hehe? hari igare ryakozwe nimba byarakozwe ubwo ryagera ku isoko rigura amafaranga angahe? haba umugisha garame usibye ko utavuze mu Rwanda mu kahe karere uherereyemo? ni akahe karere urimo? mu karere ka Gasabo. Gasabo ni i Kigali. maze rero haba umugisha utubabarire ibyo byose yabivuze pe. igare ryarakozwe riragurishwa usibye yuko nyine ubu ngubu ari ku isoko ryo mu Burayi ariko yabwiye abanywanyi b'ijwi ry'Amerika muri iki kiganiro ko no muri Afurika bizahagera. maze rero urakoze ahubwo uze kujya ku rubuga rwacu uraruzi ni wa@radioyacu.voa.com no kuri YouTube VOA radio yacu. iki kiganiro uragikurikiramo rwose byose ibyo ngibyo wibaza yabivuze. urakoze cyane. none ryagera muri Afurika rigura gahe? yabivuze nabyo ntabwo umushinga uraza yabivuze. uze kujya ku rubuga rwacu no kuri YouTube yacu urabibona. urakoze cyane. ijwi ry'Amerika noneho duhamagare Adelan. urahura ukomeye? natashima Imana. uherereye hehe Adelan? Bujumbura mu Burundi. irindi zina ryawe? gusha ku ngingo. yego turasaba umutumire iyo gare i Bujumbura izo hashyize ubwa mbere muri Afurika. arakumvise. ubwo ngubwo bizaterwa n'isoko ryaho. nimba hari isoko ryiza zabyiga zakubwira. urakoze. namwe murakoze. ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. nuko Munyanziza tugaruke kuri iki kintu noneho cy'ibidukikije. umugano ufitiye kahe kamaro ubutaka n'ibidukikije muri rusange? umugano burya ni igiti cyiza kuko gifite ibintu byinshi cyane kimariye ibidukikije. ikintu naheraho ni uko umugano burya ni ikintu twahoze tuvuga nyine kivamo ibintu byinshi. twavuze iby'amagare, tuvamo intebe, ibitanda n'indi mitako, kubaka.
icyiza cy'umugano rero ni uko nk'uko nabivuze uwuhinze usarura nyuma y'imyaka 5 gusa. Imyaka 5 umugano uba ushobora gusarurwa. Tanditswe ibiti bisanzwe tuvuge bubakamo amazu cyangwa n'ibindi bitandukanye, igiti kugira ngo kizere burya n'imyaka 20 cyangwa 30. Ni icyambere. Urumva ni avantage ikomeye ku mugano. Icya kabiri ni uko umugano burya iyo ubutemye urongera ugashibuka ukabyara indi. Igiti gitemye akenshi biba birangiye. Yego. Icya gatatu umugano burya urwanya isuri, nuko ahantu bafite ibibazo by'amazi atwara ubutaka bahateye imigano ifata neza ubutaka ku buryo nta kibazo amazi atakongera gutwara ubutaka. Icya kane nakongera ni uko umugano ukurura cyane ibyo bita CO2, sinzi uko babyita mu Kinyarwanda. Twabyita ngo ibyuka bihumanya ikirere, niryo jambo twabonye mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ariko rero ubundi nyine nibyo ngibyo by'ibyuka bibi mbese. Ukurura ibyo byuka kurusha ibindi biti bisanzwe. Ni ukuvuga umugano ukurura ibyo byuka bibi ukabimira, noneho ukajugunya mu kirere imyuka myiza. Nuko bimeze rwose. Ikindi nakongera ni uko umugano uvamo n'ibindi bintu, ivamo impapuro, hari n'abakoramo textile zivamo imyenda, havamo ibintu byinshi, hari abakoramo amakara yo gucanisha kurusha andi, kubera yuko urumva imigano niba bayihinga buri myaka 5 bakayisarura ntabwo ari kimwe no gutema ibiti bizongera gufata imyaka 20 cyangwa ibintu nk'ibyo. Hanyuma icyo narangiriza banavuzeho mu kanya ni uko n'umugano ushobora kuba ikiribwa. Donc imigano mu Bushinwa barawurya, hano mu Burayi nubwo twatangiye kuyirya, ariko ndakeka kenshi ubwiye abanyafurika ko umugano uribwa akenshi baraguseka, ariko nakongera ko umugano ari ikiribwa nk'uko wajya utujumba tukiri dutoya cyangwa ibyo bitaga impombo kera sinzi nabikira mu Rwanda. Noneho nkugoye gato muri urwo rwego rw'ubuhanga rw'ibyuka bibi no gutanga umwuka mwiza, wavuze yuko umugano urusha ibindi biti gufata ibyo byuka bibi noneho ukabihinduramo imyuka myiza ukayisubiza mu kirere. Hari ikigereranyo waba ufite? Ni inshuro 2 kurusha igiti gisanzwe. Ni ukuvuga umugano unywa ibyuka bibi inshuro 2 kurusha igiti gisanzwe, ugahita usubiza mu kirere imyuka myiza nanone inshuro 2 kurusha ibiti bisanzwe. Ndibwira yuko yego nuko umugano burya ufite ibyo bita pouvoir relaxant. Donc ni ukuvuga yuko muri decoration mu gutaka burya imigano isanga ahantu henshi, kandi mu buryo bwo gutaka mu mazu, mu gutaka mu mahoteli ndetse no mu bitaro bashyiramo imigano, kubera ko imigano ifite ubwo bwiza bwo buranga butuma ureba ukumva uranezerewe, ukaruhuka mu mutwe no mu mubiri. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabona tugana ku musozo w'ikiganiro, kandi ku murongo dufite umuntu witwa Martini. Reka muha akajambo gato cyane. Martini, ngaho akantu kagufi cyane washakaga kuvuga, kagufi ariko. Nashimye cyane ku mutumirwa kuri ubwo buhanga bwe bw'umugano gukoramo igare. None ndi gushaka kumubaza, none natwe ndi muri Kongo, ndi hano Igoma mu mujyi wa Goma. None natwe ino ko dufite ahantu henshi hari imigano, iwe nta kuntu bazaza natwe bakatwigisha ubwo buhanga, natwe izo imigano natwe tukazibyaza umusaruro. Murakoze. Martin, irindi zina witwa nde? Nitwa Ngiruwonsanga Martin. Urakoze cyane Ngiruwonsanga. Bazadufashe natwe batwigishe kuri ubwo buhanga, natwe umugano natwe gutugirira akamaro kubera turazifite nyinshi. Urakoze cyane Munyanziza we. Urakoze cyane, turabakunda cyane. Natwe turabakunda Munyanziza. Mu munota umwe rero wanzura ikiganiro, wumvise icya mbere abantu babifitiye amatsiko cyane, icya kabiri barashaka nabo ko bibageraho kandi bavuga bati imigano turayifite. Mu masegonda 30 gusa anzura kuri utwo tuntu tubiri. Icyo nakwanzura ni uko imigano nibyo ko irahari, igisigaye ni ukubwira bene wacu bakagerageza kwita ku bumenyi bw'amagare, hanyuma
bamara kwiga ibyo bijyanye n'amagare navuga bakayiga teori rwose uburyo igare rikorwa ntabwo ari ibintu bizobereye cyane. hanyuma mu mishinga dufite mu myaka 2-3 iri imbere twazabafasha rwose kwikorera ayo magare ku buryo byagirira akamaro abanyarwanda, abarundi, abanyafurika muri rusange, ko birateye isoni kubona ubukire Afurika ifite ariko ugasanga akenshi butamariye abanyafurika nta kintu ubwo bukire bwa gakondo bwa kimeza bubamariye kandi bafite ibintu byose. ubwo rero muri make batangire rwose basome, hanyuma ubwo tuzavugana ababishoboye bankontakita, hanyuma tukazakora uko dushoboye tukabafasha bakikorera ayo magare. ndumva ari ibintu tuzabafashamo kandi bishoboka. Munyanziza Gerard wazobereye mu byerekeranye n'amagare akozwe mu migano, washinze kandi uyobora ishyirahamwe ryitwa No Borders ASBL. ndagushimiye cyane. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye. namwe inshuti z'ijwi ry'Amerika mwese iyo muva mukagera ndabashimiye rwose bimvuye ku mutima, murakarama.